tujye kuri transfer zejo hitimana inkuru za transfer za Rayon Sport dufite n'umukinnyi wa Rayon Sport uzaza ejo mushya inkuru za transfer za Rayon muri Gabo Nicolas ayo mafoto buyabitse mukanya ndakubwira ugenda uzamura gake mu mwinga gake Nicolas zamura muri kise tugiye guhera muri transfer Furimba barira ushaka kuzana inkuru y'abari ahita yabyemese icambere Rayon Sport yamaze gusinyisha Emery Bayisenge abareyo Emery Bayisenge mwamwakiriye mute Emery Bayisenge ni umudefenseur centrale ufite experience ariko umwaka ushize akaba yarari muri Gasogi ariko ntiyarangije neza nawe yarangije adakina Bayisenge Emery yasinye umwaka umwe nyuma y'ibintu bya Aimable byanze Aimable Rayon Sport kamubwiye ati dutandukane Emery Bayisenge niwe bahise b'introduce niwe bahise karibu bamwa mbere yuko tumuganiraho abantu bakwiye kuvuga ngo Emery Bayisenge ni urwego rwasubiye hasi ariko pana kuvuga ngo abantu barashaje rero mu Rwanda yo horabona umuntu bamugira umusaza lolo yasubiye hasi ariko si umusaza Emery ntagashaje ariko ese banangana ba Aimable ya Emery araba Aimable ni umupeti cyane Aimable giye tumuzi ejo bundi ava muri marine Aimable yarariraga akiri muto ngenekereje Emery ashaka ko afite nk'imyaka 33 Aimable afite nka 28 Emery ni numwe Emery afite 31 aracyari muto Rayon Sport ikisigaje no kumutangaza ariko ejo ku gicamunsi rwose Emery ejo banamubwiye ngo akore azane inkweta akore tize ariko aravuga ngo yari yajyanye madamu we kubyara ubu tuvugana aya magingo akakanya uwo mukinnyi witwa Emery n'umukinnyi witwa Niyonzima Olivier Kamba na roho bari mu biro bya Rayon Sport akakanya barimo barabafotora ya mafoto agomba ku Robin Ngabayisa ashyira icyo bita umusumari wa 15 arakubise ahita atsindagira rwose barimo barabafata ya mafoto nkenerwa kugira ngo babatangaze ku mugaragaro igisigaye no kumenya nawe yongera amasezerano y'umwaka umwe reka rero njyewe mbabwire logique bagendeyeho bafata abakinnyi hanyuma mwebwe mumbwire uburyo mubibona ubundi gene nacyo nemera umukinnyi wundi wamuguze ugendeye kuki reka mbere kuri safe profile ye bite kubera cyongereye amasezerano safe hari ushobora guhita avuga ati kuki ubundi niba ari ukugumana uwo mwari musanganywe kuki mutagumanye Roger kari we wagiye agaragara kenshi no kurusha na safe ko Roger yatabaraga ubwo safe umwari mwiringiye yabatengushye yabaga yabuze logique ya mbere bakoze bagendeyeho bagendeye kukuba bakeneye abakinnyi bakuru b'ikipe bashobora kuleadinga abagenzi babo kandi babene gihugu na burya nta abakuru abakinnyi ba leadinga abagenzi babo kenshi babiganjemo abene gihugu bararebye babona profile ya Roger niya Aimable Ntarindwa ni zimwe ubwo wavuga ko umwe yasimbuye undi nta kibazo ariko bakeneye umukinnyi mukuru baha task yo kuyobora abagenzi be kabone nubwo wenda mu kibuga muri brasari cyangwa se no kubuta yambaye ariko ukayobora iyo groupe icyo ni cyambere cya kabiri amutubare uwitwa Niyonzima Olivier Sefu ngo bakoze ubushakashatsi basanga Sefu nta bintu bya ruswa yigeze agaragaramo uko nukuri uko ntari mu bakinnyi bigeze bavugwa bakekwa ese mu cyudakina ya aho Sefu muri retour yakiniye match nyinshi bashobora kuyimunyuzaho kugira ngo yihabane abigenza ateze abigenza yitsinde komeza ngabo nese ntihari abo Rayon Sport yagiye icyo ngabo komeza uri kutubwira impamvu Sefu cyo bagendeyeho ngo bagendeye kuri bya bindi bya Bugesera kuko muri Bugesera buriye abareyo bitwaje ngabo bavuze ngabo y'isonga so kumwitwaza bo bemera ko ariko byagenze ariko umuntu witwa Sefu ari mu bantu bicishije Reyo mu Bugesera ngabo uracyakomeza hari n'abari bavuze batari ko Sefu binavuga rimwe ibintu ari gukora rimwe kabiri batamusifura urabyibuka ko igitego cya mbere ari we wari utakaje ariko yutakarije imbere y'izamu rya Bugesera none se Sefu atakaje umupira imbere igitego cyajyemo atabaye Sefu atakaje umupira muri mediane ari umukaseri arimo nimero 6 ubundi nimero 6 abagomba gukina nk'umuntu inyuma ye nta muntu uhari yewe byo ngabo ari kuvuga nani ndimo mwunganira ko hari abari bavuga batari ku Sefu we ntibamugezeho ibintu arimo akora rimwe kabiri gatatu agwa badasifura kugeza badutsinze n'igitego bakoze iperereza basanga
ni za mbaraga we n'ubushobozi sefu Zamashira. umwaka ushize bakoze ubushakashatsi bwimbitse basanga sefu ntiyigeze arera kandi akandi kantu barenzaho ngo byarageragejwe uko bo babivuga bagerageje kumunyuraho ngaragarama icyo kintu bagifata nka karite. Abayobozi ba Rayon Sport ukuntu nabyumvise baravuga ngo niyo twafata ubushobozi nkene ariko ufite ubushake n'umutima byo gukotana no gushaka intsinzi y'ikipe uwo tuzakorana. Urumva ko umupira w'u Rwanda wagize ikibazo byageze ahantu umukinnyi ashobora guhabwa akazi kubera yuko yaba ari inyangamugayo cyonyine kurusha ubushobozi. Aragororewe muri make aragororewe. Urumva ko umupira wacu ikintu bita corruption. None se ntabwo twavugaga abakinnyi bashoboraga muri reyo ariko kandi bafite n'ubushobozi bo tudafiteho na dute ariko Rayon Sport nimo yikanga mu agent wabo. Nge nibazaga umuntu wamutekereje icyo yagendeyeho ariko ubwo ndasubijwe. None reka nakubwira na Aimable perezida gufata icyemezo nkawe. Ibyo bintu biri mu bintu byamugarutsemo ko ari umuntu ufite amalinki. Buriya perezida yabaye nk'umudefanda muri ya fan club yari yasuye ariko mu mutima we nawe hari andi makuru yagiye yumva ko ngo na Omborengi yaba yahagumye perezida yari kumudefanda ariko mu mutima we kuki ari uhora uvugwa. Aimable Nsabimana iyo muhuye aravuga ngo kuki ngo muvuga ngo ibi ndavuga nti twebwe kuki ahubwo wowe kuki bivugwa kuri wowe kuki buri kipe kuvuga wowe bimeze bite noneho uzagaragaze uruhande rwawe kuki APR kuki polisi kuki reyo kiyobo kuki ibyo bintu kuki babigukekaho ese ubereye urubwa hari abantu urubwa rubera ubwo rero ngabo ibyo vuze bimwe rwose ni kuri sefu gusa icyo nanjye numvise muri anterime y'ubushobozi ibyo sefu ntakubeshye nanjye si mu bantu batekereza ko bamwongerera amasezerano kuko n'umwaka umwe yari yahawe nta kintu ugeze afasha Rayon Sport ndi kuvuga mu kibuga ibyo bagendeyeho cyane ni uko yarabaye inyangamugayo wenda ariko bakaba banagendeye ku kindi kintu kivuga ngo Rayon Sport ikeneye umuremero 6 w'umunyarwanda kuko mu gihe uyu muhungu w'Ibutare Aimable Ntarindwa yagira ikibazo cyangwa yaba ari muri meforme cyangwa tugakenera gukoresha babiri b'abanyarwanda twakenera muri récupérateur w'umunyarwanda bamushatse ku isoko baramubura. Ariko iyo kontra ba SF nanjye amakuru namenye ku muntu umuhagarariye yavuze ngo azemera amushyireho GPS. Ngiye mujye mu ndindu by'abakinnyi b'abanyarwanda bavuga ngo wumva nguriya ngo muguye ngo bizakunde nibikunda. Yambwiye ati genzemera amushyireho GPS. Ariko uyu mwaka SF hawe muri reyo abantu ngo bagiye gutungurwa. Shahi nabonye namukiyo mu Rwanda ry'utungurana. Sefu ngo araba wamuha amahirwe ijana birangira yongera kamera kwa kundi. Ikiza cya Sefu ntabwo yagutungura. Ngo araba ari urwembe. Yambwiye atengo rwose. Yambwiye ati namwishyuriye gym 2. Ashaka yishyure. Sefu se yagize ikibazo cya gym. Yarabyibushye no se yanda ntuyibuka. Ngewe hari abakinnyi. Mureba kagira ngo n'umucuruzi. Sefu wenda mbere bamusinyisha. Ayo ngo nazabirantega zamugoraga cyane yitezaga ngo yaraziretse. Nyamara shobora kuba nyamara yafashe umurongo Furemu Kayiranga nta kintu ndiyo John Wagwan nubwo ugize ibyago umutima urashaka ngo ariko nzavuga rero yamutangaje ariko nabyumvise yagororewe yituwe hari n'undi mukinnyi witwa Shami Karon uvugwa kuri 2 nesemera ko tutugiye bagendeyo oya nari nyikomeza uwitwa Emery Bayisenge inkuru twakoze ku munsi w'ejo inkuru zacu ziba zimeze nka seri umuntu ajye dukurikirana bya buri munsi ikiganiro nikinamucika ari mu nama ajya asubiza inyuma ku mugoroba yongera cyumbikira hari kuri YouTube buriya mu ntambaro yo gushaka Abdul Ishimwe Abdul umutoza wa Rayon Sport aravuga ati Youssou Diagne nagera i Kigali gitezwe ko we na Farunganye baza muri weekend urumva nugo murabiteze buri munsi bazatangira imitozo kwa mbere ibyo it's for sure. Uwo mukinnyi witwa Youssou Diagne akeneye abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakinana bari sur bitari bya bindi byo kuvuga ngo nta wamenye ese ni Kabange na Chris kuri experience yabo ngo Rayon Sport yatekereje iravuga ngo
dukeneye irindi zina Youssou Diagne Kabange na Chris bajya kuba kimwe muri profile sibyo n'abakinnyi beza ariko amazina si manini experience ni si nini barakina amarushanwa mpuzamahanga ntibarahamagarirwa mu ikipe y'igihugu hari ukuntu ako kantu ngo kakanze abayobozi bari baravuga ati dukeneye umuntu w'izina wundi ujyamo nubwo buryo bazanyemo Emery Bayisenge baravuga ati abe Youssou Diagne abe Emery Bayisenge none abe nizo tala kuko Kabange muri tizi yacimaka Chris Rushema nta ushidikanya barwanira iyo myanya 3 ari 4 5 byibura ariko bafite mirindi zina ngo Emery yafashe umwanya twakwitwa Aimable Nsabimana buriya nyuma yo gufata umwanzuro wuko Aimable atazakinira ariyo nibwo ba proceedings ibintu bya Emery niyo profile bashakaga uyu munsi aba bakinnyi baranakora imyitozo rwose kuri ya match ya Miroplast baraza kuba bari gukorera ku ruhande ubwo bwubwo ntango yanabashoramo nyambona ikitwa dekaye tereka mu byo nabyo ntago shyiramo deka akavuga ati bicaho byagaciye aha ngabo wasoje nasoje rwose mu bakinnyi abanza ugira icyo uvuga kuri abo bategerejwe muri Rayon se nabivuze se Efrem ahubwo ni abari ugira icyo avuga navuze kuri Sefu twese turabyumva ko bamwongerera amasezerano batagendeye ku bushobozi bwo mu kibuga kuko ntabwo yagaragaje twese ntitubyemeranye Sefu yari umukinnyi ukira mu kibuga barira aha ngaha muri metero kugira ngo ayigereho agatera takere nyinshi z'umumediateri mu kibuga ni ikimenyesho simusiga ko uwo mukinnyi nta fitness afite cyangwa se Mardini yigeze kuvuga ngo gutera takere no gutsindwa kwa mbere niko gutsindwa kwa mbere ubu siyo ya mbere raba takere no twatubyaye jagagira birabyo nabo baza kubimukuramo no ibaze ibabikoraga no mu center back ariko ni no mediateur Sefu rero ukabona yananiwe ikintu twibukira kuri Sefu muri sezi ishize ni ibitego biratsinze muhazi Nyamirambo ariko zaba za derby bamushyiragamo za match no sport mukeneyemo yabaga n'umukinnyi ubona uraho ngaho usanzwe ku buryo ntabwo yameritaga kongerwa amasezerano tugende kuri performance yagaragaje umwaka ushize ariko buryo usinyisha umukinnyi ntabwo ugendera kuri performance gusa ushobora no kugendera no kuri izo hazukuma no kuzamo izo factors zindi ukeneye umukinnyi mukuru ukeneye umukinnyi unambye ku ikipe nge numva rwose ukeneye vestiaire abakinnyi b'abagabo ikindi kuri Emery Bayisenge icyo tumuzi ni umukinnyi uri discipline ariko nawe ijyo narabivuze n'undi abisubiramo service ikipe ya Rayon yifuza mu muntu mu mukinnyi ntabwo nzi niba ari capable yo kubyayitanga yose kuko zira kibe zisaba service yose Luka Modric igeze kubwira Florentino Perez aravuga ati ibyo Real isaba umukinnyi ndabizi yewe byiza ko mwandeka nkigendera Florentino Perez aravuga ati ndacyagukene ngo ibyo ngukeneyemo birenze ibyo ngibyo ngukeneye nk'umuntu ukomeza kure Valverde bakeneye kureberaho ngiye kugura Chouameni bakurebereho byibuze undi mwaka uguma hangaha nubwo mu kibuga utazajya ubanzamo cyangwa utazajya utanga byose nk'ibyo watangaga Luka Modric yemera kuguma aho ngaho gutyo Emery Bayisenge rero nawe ashobora kuba umudefenseur uri ngaho umusiniya mukuru ariko service Rayon Sport ikenera mu mukinnyi sindi siri ko yiteguye kuyitanga gusa kubera ko ari umuntu uri discipline unakora tize nyinshi urayemerera mu bakinnyi b'abanyarwanda bakora tize nyinshi akaba adashaje keretse Emery unyumve nawe cyangwa se abanyumva bakubwire uretse ndangiza babyirukanye mbwe ko ari 34 ngo imyaka ye nyayo ngabo keretse Emery niba ufite imvunu hisha abantu bashobora kuba batazi utivuje ngo ikire kuko ari ukuntu nawe ari uburyo umukinnyi akora muvomo ukabona urarige cyageze muri Gor Mahia amarige adakina kubera imvune keretse niba uzi ko iyo mvune ushobora kuba ufite imvune utivuje ngo ikire aho nawe ikipe waba wihemukiye ariko kuri discipline ye kuri experience ye ku myaka afite wenda imyaka 34 ntabwo umuntu aba ari umusaza abakiri muto yakina Emera ashobora ntabwo abakiri muto ariko nanone reka twe kuyubarira mu buryo bw'imyaka ne guca umutwe umuntu reka turebe ibyo bari butange kuko bibaho ko umukinnyi atitwara neza hakitwara neza hariya reka Frema hari ikindi uvuga cyatujya ku mukinnyi mushya
njyewe nkibyumva ko basenye